agakanzu nkajya ku ishuri gatose, nagerayo byo bavuga se mbivamo nyo sinagira unsigikira, mbese kwiga sinagira amahirwe. Kandi ubwo narwanye no kubijyamo ngira ngo kubera nakundaga kurota. Ubundi jewe nabaye karosi kuva kera, najyaga ndota nicaye mu ishuri. None icyo gihe ndavuga ngo Mana nzicara mu ntebe y'ishuri, ariko birangiza imvayo nta kintu. Noneho urumva no mu buzima nanyuzemo no muri ibyo bibazo byose, ayiwewe nabasha no gusoma n'izina ryanjye. Ariko noneho ngiri agahinda k'ijambo ry'Imana. Mbwira Imana rero, Mana muri ijambo ry'Imana muri Matayo 7:7 haratubwira ngo nidusaba tuzahabwa, ngo nidusaba tuzahabwa, nidukomanga tuzakingurirwa, nidushaka tuzabona kuko ushaka agira ate abona. Nabwiye ibi ngibi mvuga hari benshi cyane babihamya babizi, kuko ntabwo byambayeho ari ibintu byo nihereranye, byabaye ibintu rusange by'abantu bamenye, abantu bahise babona ako kanya, abari banzi bahise babibona, n'umugabo wanjye abizi, n'abantu mu itorero twari tumaranye igihe babizi ko nazi gusoma. Ariko jye nshyira icyifuzo imbere y'Imana, ndabwira Mana ko umwana w'umuntu yigisha umuntu akabimenya. Njyewe niba hari ahantu bajya bambwira ngo iya ni iki, ariko nkabireba nk'ibishushanyo gusa, kubera iki gihe utanyigisha gusoma nkamenya ijambo ryawe. Misiri imbere y'Imana muri gihe agahinda n'abaryamye akaba ari byo ndota, n'abanicyaha akaba ari byo ndota, mbese igihe cyose nkumva ari byo nekereza. Misiri imbere y'Imana. Bukeye twe twicaye mu rusengero, hari ku cyumweru rwa UCC, hari ukuntu bamanikaga ubutambaro, ndareba numva amahanze amaso, ndeba ijambo rivuga ngo Yesu Kristo uko yarari n'uyu munsi niko ari kandi uko azahora. Mbwira umukobwa, icyo gihe yari umukobwa, ubu ni umukozi w'Imana, n'abapasiteri Isaroni Gakuba, ndabwira ni hari ahantu handitse ngo iki, mutanga imbere kugira ngo numve ibyo mbonye niba koko ari byo. Rero birasekeze, biranatangaza cyangwa biranababaza kubwira umuntu wize za kaminuza ukajya kumubwira utuntu nk'utwo. Ndabwira ni hari ahantu handitse ngo iki, ni handitse ngo Yesu Kristo uko yarari n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Ati ubundi wajya kugira ngo ndabwira njye mbimenye nonaha. Ariko icyo gihe nabashema Pastor Shema n'ubu ngira ngo yanabyibuka, n'abandi ba Pastor Manuel n'abandi. Uwo munsi navuye mu rusengero babimenye ko namenye gusoma. N'ukuntu mwakomeze gukurikirana ubuhamya bwanjye bw'igice cya mbere, ubu ngubu ngiye kubagezaho igice cya kabiri. Ngera mu rugo, ngeze mu rugo nkomeza ubwo buzima, numva noneho muri jyewe isezerano nkoranye n'Imana niryo ryo kumva umutima wanjye utakiri ku kintu icyo ari cyo cyose, umutima wanjye utari ku bantu, umutima mbese n'abantu nari narabazunutswe. Icya mbere nari mfite igikomere, nari narababaye, nari wa mama udaseka, nari wa mama utishima, nari wa mama abantu bibaza bati undeba nshaka kavuga ati uriya muntu ni umunyamuzinya ni mubi. Ariko unyegereye twaganira akagenda abwira abadata, ariko murabizi kari akamama nta n'ikibazo cyako. Kuko icyo gihe napimaga ibiro 36, mpima ibiro bikeya cyane, kandi ubwo ibyo nabipimaga nwite rwose, wumve ko habaga hariho ibyanjye hariho yenda n'iby'umwana. Ndibuka nwita inda y'uwo mwana kubera inzara, nigeze kubyuka mu gicuku, isereri ubuzima bwose, isereri irankubita ndahwera, mva ku buriri njya kuruka, ngiye kuruka ndahwera nikubita hasi. Ariko icyo gihe n'umugabo yari ahari. Ijambo navuze ni rimwe nibuka, navuze ngo Mana abana banjye, kuko jyewe ikintu cyambaga mu mutwe n'abana. Babyeyi sinzi impamvu njya numva abantu bavuga ngo babyara abana bakabata muri tuwarete, sinzi impamvu njya numva cyangwa njya mbibona ngo batabana ku nzira. Impuhwe zo kutagira abana sinzi ukuntu ziba zimeze. Njyewe umutima wanjye wari ku bana,
umutima wanjye wari ku bana, impuhwe zanjye zari abana. Ibyo napfagamo byose nabi, umubabaro nababaye, ubuzima nanyuzemo kwari ukuruhira abana, numva yuko abana ari bwo buzima bwanjye. Abana banjye nabanambyeho. Ubwo ngubwo icyo gihe kiragera, ndabyara rwose, mbyara neza. Imana yaramfashije mu mbyaro zanjye nkuko nazivuze 9. Ntabwo nigeze ntabwo nigeze mbagwa, kandi naragendaga kuva kuri uwo mwana nabyariye kwa muganga i Gahini. Abandi 2 umwe namubyariye mu rugo w'imfura, undi n'uwo nabyariye mu muhanda. Uwa 3 niwe nabyariye i Gahini, imarayo icyumweru nta muntu ngezeho. Kuva icyo gihe rero nakomeze kubyarira kwa muganga, ariko nabyariraga kwa muganga niba ngiye n'ijoro nkazageza ikigoroba cy'uwundi munsi nta muntu urangeraho, nta gikoma, ntaki. Nuko nyine kwabaga ari ukwiyahura kwa muganga kugira ngo mbone bankuramo umwana gusa. Ariko Imana ni Imana nziza, Imana ni Imana ikomeye. Nabanye n'Imana, Imana ibana nanjye. Ubwo abana bagasonza, abana bagatitira, abaturanyi bakaza baba bagendagenda baza banyuraho bansuhuza, ati se abana bararwaye? Yego bararwaye. Kandi ubwo ndagwa mu cyaha cyo kubeshya gusa. Ese akana urarwaye? Ndarwaye. Ubwana nabwo yuri mu buzima, abana bamenye ubuzima bwawe. Abana baratitizwa n'inzara, ibo baravuga ngo bararwaye. Ariko Imana igenda ihindura. Igihe cyarageze rero, wa mugabo nawe akazi kaza kubura pe. Abantu bose bari bamuzi, akazi karabura, bamuvaho, araza yicara mu rugo. Nafashe litiro 5 z'amata, ngenda ku mugabo witwaga Murokore Rudasingwa, niwe wamaga amata, ankayafatira mu giporoso akabido 5. Nkaza nkayateka, nkayacuruza hariya kuri Godiyari mu magaraje, n'abandi bemeye kuyafata nkayacuruza. Nkakuraho 400 ariyo y'inyungu, igisoro ari 600, kuko akabido kose kabaga ari 1000, kabaga ari 600, inyungu akabiya 400. None ya mata asigaye mu isafuriya nk'urukoko, ngasigamo dukeya, ngasiramo amazi, ngabakorera icyayi. Ya 400 nkayahahamo, cya kiranguzo cya 600 ngongera nkagisubizayo. Reba kwicarira akabido nakagezagayo nimugoroba, nkavayo 4 z'ijoro, mvuye kuri Godiyari n'amaguru nkajya hariya mu giporoso kurindira abamata bari buze no kumutota, kumubwira ngo akabido kanjye wo kabyara akabido kanjye. Ubwo nkataha. Aya mata yaradufashije, aradutunga n'umuryango wanjye n'abana, n'umugabo aricara avuga njyewe uzi gukora burya? Ndabizi. Ubwo igihe cyarageze rero. Igihe kigeze, umugabo ubu ni Pastor Manuel yibuka umugabo wanjye, aramubwira ati ariko nakurobesa ku modoka ukajya kuzana amata? Undi ati yego rwose. Aragenda. Yagiye uwo munsi, ageze za Rwamagana, kuntu bahambiraga ibizerekani ku modoka n'ibiki, sinzi ukuntu byagenze. Ibyo bizerekani bikubita umuntu mu nzira, w'umusore yikubita hasi. Arangize aragenda, aravuga ati Imana ifase singira inkurikizi yindi inkurikirana yo gufungwa. Ndasaba kugira ngo Imana inyize iyi mpanuka uyu muntu abeho, singira ikibazo mura nacyo. Mana ningira amahirwe uyu muntu singire ikintu kinjyana muri gereza, ndakizwa. Yaragiye. Ageze mu Mutara, afata amatara, agaruka, agera mu nzira hose nta kibazo kirimo, ngo azinaza Nyamirambo atanga amata, aragenda. Bageze hariya kuri UCC Sonatube, wa pastor aramubwira, icyo gihe atari pastor nawe yari umuvugabutumwa, ari umukristo nk'abandi, ariko ari umuntu ukunda Imana cyane. Aramubwira ati runaka Manuel, ibintu wavuze imbere y'Imana urabizi, ntabwo uzi guhiga umuhigo n'uwihigure kubitwa no kutawiga. Ubu Imana yakurinze, none ugiye gusubirayo ko kudakizizwe. Arirukanse. Urumva nyine Imana yari yamaze kumutegura kare. Aragiye no mu rusengero rwa UCC yabaga hariya mu Kibati Sonatube, ibi bari bakiri muri Cave. Arakizizwe. Aratuye, yakiriye Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Araza arabimbwiye, sinabyemera. Umunsi wa mbere sinabyemera, wa kabiri sinabyemera, wa gatatu wa pastor baraze. Ubu ni pastor araza arambwira ati byemere ko umugabo wawe yakizizwe.
ubwo nanjye bahita banjyanayo nyine kurumva. Icyo gihe nanjye nari maze kumbona linye yo kugira ngo njye gusenga. Ndagenda ariko njye muri jyewe nari mfite ya ntego, nari maze igihe mfukama nsenga mbwira Imana ibyo nayibwiye, numva neza neza ndimo. Ubwo naragiye nangira gusenga, maze gusenga numva Imana ingiriye neza. Ndavuga Mana, bwo umugabo wanjye akizizwe ushimwe, nanjye numva kuri jyewe merewe neza. Wa mudamu wajyaga uza kudukura mu nzu ariko akagira impuhwe, umugabo wanjye yaze kubona amafaranga aramwishyura amafaranga ye. Uwo mudamu yaje no gupfa, byarambabaza ariko nyine ko ari inzira ya twese, sinakuri nabigenza. Umuntu kuba atakiriho ngo umushimire, nanjye ndebe kuri uyu munsi kuntu nanjye meze, mbasa kuba namuhangara nkaba namubwira, kuko icyo gihe nibyo yakoraga byose nta kintu namubwiraga. Yari afite na formation yari afite formation nko kuri Arufa, ni naho yakoreraga afite formation. Ariko tekereza umuntu twabaga tumuri mideni, bucye asanga umwana wanjye meze nabi arenda gupfa, aranonganya arambwira ati umwana yapfata utaze gufata imiti biki. Umuntu muri mideni kandi arajya no kuvura umwana. Ariko uriya mudamu Imana izamuha ijuru. Ndizera neza ko Imana yamuhaye ijuru kuko ibyo yakoze ni byiza. Ubwo aho ngaho navugaga ku buzima bwanjye nanyuzemo kuva mbere. Icyo ni icyiciro cya mbere cy'ubuzima bwanjye. Hari ikindi cyiciro cya kabiri cy'intumbero y'ubuzima bwanjye, noneho mugakiza neza. Cyo nenda kubwira abantu intumbero y'ubuzima, intumbero y'agakiza. Gukizwa ni iki? Gukizwa kwatura ukakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ni iki? Ni ukugendera mu kigare? Ese ni ukuguhata? Ese ni ukugukurura? Burya ihene niyo umuntu akurura ajyana kugira ngo ayijyane mu bwaki ijye kurisa, ariko kuyijyana nayo bikaba intambara kandi uyijyana heza. Nta mpamvu rero zo kugukurura mwene data. Agakiza ni keza, agakiza karimo amahoro, agakiza karimo byose. Niyo wahura n'intambara uri mu gakiza, ntacyo ushobora guhura nacyo gikomeye cyahubanganya ubuzima bwawe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo tuzanyura mu mazi ntazadutembana, ngo tuzanyura mu muriro ntituzashya. Kandi burya iyo ugiye kuba ukomeye unyura mu bikomeye. Ibyo byose nanyuze mu buzima bukomeye kugira ngo uyu munsi mbase guhamya Kristo, mbase kuvuga Imana yangiriye neza. Icyo gihe, igihe cya kabiri cyo mu 2001, icyo gihe cyo mu 2001, noneho aho ngaho rwose nari maze kugera mu rusengero rwa UCC. Numva muri jyewe nsenga, muri jyewe ndakamama gatoragura amakara ku muhanda, njyewe ndi umuntu mbese uraho. Ariko maze kugera mu nzu y'Imana nagize umutekano muri jye. Hari ijambo ry'Imana ritubwira ngo bambwiye kujya mu nzu y'Imana, narishimye cyane. Nanjye maze kugera mu nzu y'Imana neza, n'umuhigo nahigiye Imana numvise zemeze neza cyane. Ntabwo bigeze bansunikira gukizwa. Naragiye icyo gihe barahamagara baravuga bati hari abacika intege, hari abasubiye inyuma, hari iki. Nanjye ndagenda ndakizwa bundi bushya, ndavuga ngo Mana ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, mbabara intege nkeya zose. Ariko urumva nari mfite ya ntumbero, mfite na rya sezerano nasezeranyije Imana. Ariko icyo gihe nagiraga ngo Imana inyandukure neza neza mu gitabo cy'urupfu, inyandike mu gitabo cy'ubugingo. Noneho Imana njye nayo neza numva mbifitiye gihamya muri jye. Naragiye bavuga basenga, mwizera basenga. Sinigeze nanirwa gusenga nwite. Sinigeze icyo gihe nari nwite inda y'umwana byaye mu 2002. Mu basenga nkajyamo, abarara amazoro nkajyamo, gahunda zose ndazikurikirana, gahunda z'itorero ndazikurikirana. Muri jyewe numva ngize intego yo kuva muri jyewe nakorera Imana nivuye inyuma. Ndagenda neza neza, ubuntu bw'Imana bunyuzuramo.
ndavuga Mana rero ubu ni jyewe nawe. Nasonza nkavuga ngo Mana, nagira ikibazo cyo mura nacyo ni Mana. Ibintu byose ndagenda mbisira imbere y'Imana. Noneho na cyane yuko umugabo wanjye yari amaze gukizwa, numvise nishimye cyane, merewe neza. Ndavuga Mana, uri Imana koko. None se Mana, nanjye ngiye gushinga urubanza imbere yawe. None se ko nazi gusoma, niba nsomera Bibiliya bakambeshya, niba mbwira ibyanditswe bambeshya, ngiye uzambaza iki? Ngiye nzavuga iki? Nari mfite agahinda mu buzima bwanjye, mvuga ngo Mana, ngewe kuki ntabasize kwiga ngo menye? Kera nigeze kwijyana mu ishuri, byari bisekeze. Mataho njya mu ishuri ariko ndi nk'umwana w'imyaka 8 aho ngaho cyangwa 10, ariko n'ibyamira kuko papa ntabwo yemeraga kwigisha abana nyine. Ariko mvamo nyine kubera kugenda wihise ukaragira, ugatoroka mu rugo nka mesa kenda agakanzu nkajya ku ishuri gatose, nagerayo byo bavuga se mbivamo nyose nagira unsigikira, mbese kwiga sinagira amahirwe. Kandi ubwo narwanye no kubijyamo ngira ngo kubera nakundaga kurota. Ubundi jyewe nabaye karosi kuva kera, najyaga ndota nikiye mu ishuri. None icyo gihe ndavuga ngo Mana, nzikira ku ntebe y'ishuri, ariko birangiza mvayo nta kintu. Noneho urumva no mu buzima nanyuzemo no muri ibyo bibazo byose, ayiwewe nabasa no gusoma n'izina ryanjye. Ariko noneho ngiri agahinda k'ijambo ry'Imana. Mbwira Imana rero Mana, muri ijambo ry'Imana muri Matayo 7:7 haratubwira ngo nidusaba tuzahabwa, ngo nidusaba tuzahabwa, nidukomanga tuzakingurirwa, nidushaka tuzabona uko ushaka agira ate abona. Nabwiye ibi ngibi mvuga hari benshi cyane babihamya babizi, kuko ntabwo byambayeho, hari ibintu byo nihereranye, byabaye ibintu rusange by'abantu bamenye, abantu bahise babona ako kanya, abari banzi bahise babibona, n'umugabo wanjye abizi, n'abantu mu itorero twari tumaranye igihe babizi ko nazi gusoma. Ariko jye nsira icyifuzo imbere y'Imana, ndabwira Mana ko umwana w'umuntu yigisha umuntu akabimenya. Njyewe niba hari ahantu bajya bambwira ngo iriya ni iki, ariko nkabireba nk'ibishushanyo gusa, kubera iki gihe utanyigisha gusoma nkamenya ijambo ryawe. Misiri imbere y'Imana muri rya gahinda, n'abaryamye akaba ari byo ndota, n'abanicyaka akaba ari byo ndota, mbese igihe cyose nkumva ari byo nekereza. Misiri imbere y'Imana. Buke twe twicaye mu rusengero, hari ku cyumweru rwa UCC, hari ukuntu bamanikaga ubutambaro, ndareba numva amahanze amaso, ndeba ijambo rivuga ngo Yesu Kristo uko yarari n'uyu munsi niko ari kandi uko azahora. Mbwira umukobwa, icyo gihe yari umukobwa, ubu ni umukozi w'Imana, n'abapasiteri Isaroni Gakuba, ndabwira ni hari ahantu handitse ngo iki, mutanga imbere kugira ngo numve ibyo mbonye niba koko ari byo. Rero birasekeze, biranatangaza cyangwa biranababaza kubwira umuntu wize za kaminuza ukajya kumubwira utuntu nk'utwo. Ndabwira ni hari ahantu handitse ngo iki, ni handitse ngo Yesu Kristo uko yarari n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Ati ubundi wajya kugira ngo ndabwira njye mbimenye nonaha. Ariko icyo gihe nabashema Pastor Shema n'ubu ngira ngo yanabyibuka, n'abandi ba Pastor Manuel n'abandi. Uwo munsi navuye mu rusengero babimenye yuko namenye gusoma. Nageze hariya Sonatibe ku byapa byo hanze, ntangira kugenda mbyaza amagambo nsoma, numva ndishimye, natashe umumama mukuru w'abana bangahe, numvaga nasaze, nagendaga nsoma nk'umwana ku muhanda. Nahize nkora amasengesho y'iminsi 3, nsoma mu itangiriro, ndasoma. Ariko icyo gihe narasomaga, ariko ibihekane ntabwo byazaga neza. Nkasoma cyane cyane amagambo agiye Imana, mbese ibintu bitarimo amagambo akomeye, ariko nkagenda byazamo utundi twiza duke numva biranezeza. Mbwira Imana rero Mana, ko uri Imana, njya numva ngo utanga ikimenyetso niba ndi kumwe nawe, kubera iki
utanyereka yuko turi kumwe, noneho nanjye nkamenya ko ndi umukirisitu kabisa wakwemeye kandi ukwemera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. N'uyu munsi ibyo ndimo ari wowe ubikora, nanjye ndasaka icyo kimenyetso. Ujye usaba ikimenyetso Imana, na Gideyoni ngo yasabye ikimenyetso. Ndangiza umunsi wa mbere wa kabiri nibwo nabibwiye Imana. Umunsi wa gatatu saa 9 nari nicaye hanze, hari umumama wabaga ku rusengero Amerike, bari mu mahugurwa y'abakozi b'Imana, ngiye nicaye hanze ngiye kumva, numva muri jewe umunezero, numva nasi ukuntu umeze, numva nuzuye imbaraga z'Imana. Imvura yaraguye igwa, numva naguye hasi nuzuye imbaraga z'Imana, numva ndi mu ndimi. Umumama araza aramfata igice cyo hejuru arankurasira mu ihema ryabaga rihari. Ndasenga. Umumama nyuma aza kumbwira ati ibintu byakubayeho urabizi, uzi ibyo ari byo, uzi ko wuzuye umwuka wera. Ntabwo umwuka wera nari nkuzi. Iyo uri umwana, umwuka wera ushaka kugukora icyo wumva ushaka kuba wagukorera udafite kontrole. Ubwo nanjye nakubiswe, numva namenaguritse ndataha, ariko mfite umunezero. Kuva icyo gihe nangira gusoma. Abana bajya ku ishuri bakazana ababyeyi nkayisoma. Ubwana bwanjye bwize nabi, abana banjye bize nabi hariya mu Giporoso, mbura amafaranga 1000 yo mu Giporoso. Abarimu bakikusanya bakajya kwa headmistress akabahereza amakayi y'abana. Abana banjye babaho nabi, ariko ndashima Imana uyu munsi. Imana n'umukozi w'umuhanga. Icyo gihe narakomeze kuri jye, noneho numva muri jye Imana imaze kunyereka ijambo ryayo, numvise baye mushya. Nkajya nisomera ijambo, bavuga ibyanditswe nkabimenya. Umva bavuga abakozi b'Imana ikintu cyuzaba cyo naho kijya. Bavugaga abakozi b'Imana, bavuga abasenzi nkajyayo, bavuga iki narisobanukirwa. Icyo bavuze cyose nkahaguruka nkajya mu rusengero bakanseka, kubera yuko na cyane nageze mu rusengero ndi umuntu usekwa, ndi umuntu ufite ubwo bwana bwari bungaha, ariko bakababara nk'icumi. Ndakantu gasa nabi, bavuga bati kariya gakecuru karacyabyarira iki, ariko ndakantu k'agakecuru cyane. Bakansira inyuma y'abandi nkavayo, kuko inyuma jye ntabwo najyaga numva. Burya ngo inyuma niyo habe, jye inyuma ntabwo numvaga. Najyaga numva ibibafure bikubita amatwi gusa, ariko ntabwo numvaga. Nisakiraga imbere kugira ngo uwigisha wese yigise mutumbereye mureba, yigise mureba. Bakansira inyuma nkajya imbere, bakansira inyuma nkajya imbere. Bigera mu mwaka w'ibihumbi 2003. Icyo gihe mu Bugesera hari hameze nabi bene data. Kandi mu rusengero uwo mama wabaga ku rusengero Amerike yajyaga afata imyenda bamuhaye ku rusengero nanjye akamereza. Umuntu agakuramo umwenda akamereza. Mbese ungiriye imuha akamereza kenda yambaye. Ariko icyo gihe mu mwaka wa 2003 Bugesera yari imeze nabi cyane. Bakusanya imyenda yo gutanga. Barangize baravuga bati hano harimo abamama bacu nabo bakeneye imyenda. Nta mpamvu yo gutanga imyenda ibo muri iyi myenda nabo badakuyemo imyenda. Nanjye barambwira nkuramo imyenda, ndabireba. Ariko icyo gihe nari maze kumenya Imana. Icyo gihe nari maze kumva nuzuye ubuntu bw'Imana, nzi ko Imana ikora ibitangaza, nzi ko Imana ihumura amaso, nzi ko Imana itanga umugisha. Umushumba wacu yigisaga ukuntu Imana igira neza, akavuga ati muzambara, yavuga ati muzambara, nanjye nkavuga nzambara. Muzarya, nanjye nkavuga nzarya. Mwumva mu nda yanjye nanjye nzarya mage. Icyo kintu nkakizera. Icyo gihe bamereza imyenda, ndavuga ngo Mana, iyi myenda barayimaye kuko ndanayikeneye, ni byiza, ariko sirayiherezo. Ntibazongere kumpa imyenda, nanjye uzampa umugisha nanjye nge nigurira kenda. Mbibwiranye Imana, burya Imana irumva. Imana yatangiye gutanga umugisha mu rugo, nkibonera nk'amafaranga 200, nabona batembera n'imyenda nanjye nkigurira kenda. Bigenda bihinduka, ubuzima bugenda buhinduka bwanjye. Ubwo icyo gihe papa w'abana Imana irongera ifungura amarembo. Icyo gihe ndabyibuka, hari umuntu wamuhaye ikiraka cyo kujya Dar es Salaam kuzana imodoka, abura amafaranga ya passport disepasi. Ubwo hari kuwa gatanu atanga amafaranga 1200 ku karere. Ubwo tubaho kuwa gatandatu, ku cyumweru kandi bazagenda ku wa kabiri. Ku cyumweru n'injoro ndyamye ndota ngo tujya, ni naryo yerekwa rya mbere mu buzima nabanzize. Mbona ngo tujya muri Nebature, umuntu amereza 3000 bya sepasi.
mbyutse ndabimubwira. ati tujye gusenga ko n'ubundi ni ngombwa gusenga, ariko nawe ubaye nka byandi umutindarota ibyo atekereza ngo umutindarota arya, sinzi umugani yakiriye nk'uwo. Navuga nyamara nabirose. Turagenda, nabaye nyigira ku rusengero, narahagera neza. Umuntu umwe turaganiriye muri wa wundi nabonye, njya kumubwira ikibazo cyanjye. Arambwira ati rero njye nihutiye kumbwira ikibazo cyanjye kuko ari we narose. Arambwira rero nanjye ubuzima ibiki ndahomba, ariko hano mfite amafaranga 1000, akira iki 1000, ubwo ngubwo nubona yandi sinzi. Umutima ndavuga nti nayo yame ndayahahira abana nimbura ayandi, ko numvaga yuko ari we nari mfite ibyiringiro ko ari we narose, numvaga nayandi ndi bubone. Nyigera mu muryango w'urusengero mura na Pastor Mangurete. Arambwira ati mama, naraka damu gato cyane kabi, ariko akanyita igikobwa ati amakuru, kuko buri muntu wese yambazaga ubuzima. Ati nta kiraka arabona, niyo ni kiraka yari yakibonye kijya Dar es Salaam kuzana imodoka, ariko nta mafaranga ya resepasi afite. Ati harya amafaranga ya resepasi si 3, ini akora mu ishakosa akuramo 2. Ati akira, tubwo Imana iraza gukinzira ubona yandi. Ntabwo ya pastor dore 1000 nakibonye, dore ngiki ninziye mu rusengero, numva afite umunezero, numva ari ugushima gusa. Yasohoke mu rusengero yifata cyarambwa ati rero ukuri kujye kubukuri, ngiye gushaka kuri ya mugabo muhakanire ajye kwisakira abandi bantu bajya kuzana imodoka kubera mbuza amafaranga, kandi sinamwikira gahunda ari ukugendeza. Ndaseka cyane ndavuga se sinakubwiye ko mbona 3, ndabimuhereza. Umva yarumiwe, aragenda uwo munsi, aragenda ajya kwishura, arangiza ajya kuri ministeri Kacyiru, nawe aradepoza nk'abandi, arababwira mufase mwihute. Baramubwira ati haraba icyumweru bamaze hano, haraba igihe kingana iki, wowe uravuga ngo habwe ibyangombwa uyu munsi. Bamubwira se wamubwo wigeze ujyaho no hanze wowe? Ati nigeze kujya. Bati noneho genda uzane resepasi yawe yarangiye turebe byibuze ko wigeze no kujya hanze. Baragenda, asabye amarifiti, na amafaranga bagafite, asabye amarifiti, agiye mu rugo, azanye cya resepasi agituyaho. Ubwo bigera saa 6, ubwo asanga barafunga. Baramubwira bati rero koko turabibona nibyo, ariko tegereza byibuze niba byihuse ni minsi 3. Ayiwe acika intege, aragenda ajya gutegereza mu bari bicaye hanze. Saa 8 basubiyemo, nawe apfa kwinzira gusa kubera ikiganiro cy'abandi ngira ngo yagiranye nabo, ariko n'Imana yamubwiye buri yitigenda wicara. Bahamagaye umuntu wa mbere, uwa kabiri Bagatende Emmanuel. Ese pasa barayitahanye, ku wa kabiri ajya mu kazi, abwira boss bati nsigira amafaranga yo yanjye nyasige. Ubwo icyo gihe tubonye rasiyo, mbese ubuzima butangirira aho ngaho, butangiriye aho. Ubwo nta kundi nkomeze gusenga, nkomeze gukorera Imana muri jye kugeza 2004, 2005, 2003. Ubwo nanjye nari mfite icyifuzo, nari agabandi bajya kwiga imodoka, nkafata ijana nkajya kuri stade Amahoro, nkirirwa mvuga, bambwira mabuza iki uze kwiga imodoka, nkazenguruka muri mwe, ariko nkafata vora mvuga ngo mu izina rya Yesu ndacyakarande. Nanjye papa wanjye cyo gihe yapfuye mu 2002, ariko ndavuga nti na papa sinigeze mbona agura na moto, ariko jewe imodoka nzayikura nzanayitwara pe. Nkagenda nkajya gutwara imodoka, mwicara amahana hariya nkabamvuyemo kubera udufaranga, ariko ngira uko kurema. Bene data mujye murema, Imana irumva kandi irakora. Abantu bakanseka, urava hehe bakanseka, nyine nari umuntu ukunda iby'Imana cyane, mbibwira abantu, kandi kugeza uyu munsi ntabwo byigeze bimvamo. Nkunda ajya nkundira Imana yanjye, kuko jewe nicyo kiganiro ngira muri jye. Ubwo ngubwo mu 2005, 2005 mbyara umwana. 2006 ubwo urumva ubuzima bwari butangiye guhinduka, ariko bitaramera neza cyane. Nyine umuntu ahura n'imiraba, umuntu ahura n'ibibazo byinshi. Icyo gihe mbyara umwana, namubyaye 2005 mu kwezi kwa 3. Noneho 2006
2006 umwana amira ibuye rya telekomande ka VCD akamira ntahari nagiye gusenga. Nze nsanga umwana yamize ibuye, tumujyana kwa muganga nijoro nka saa 8. Tumujyanye kwa muganga bamatransferi ni Kicukiro hariya centre de santé, tujya Shasika bamunyuza mu cyuma ibuye bararibona, ariko baratinda nibare mukuramo bamusira ku byuma ngo barareba ko ahumeka, ati dogita nawe hari, bati dogita araze ibiki. Nyine umuntu yageze mu maboko y'abaganga nuko, kandi burya Imana niyo ibizi cyo gukora. Ko nubundi nari muri jewe nari nabibwiwe, ariko nazi upfu ari we. Ariko kuva mbere ataramera ibuye atararimira numvaga ijwi rimbwira ihangane. Hari ku cyumweru yarimize kuwa kabiri, ariko jewe nabwiwe ku cyumweru ihangane, ugiye kugira ucyaho, ugiye kunyura muri ibi komera byango. Noneho ubwo koko finali ibuye umwana ararimira. Ubwo tugeze kwa muganga rimuraramu barimukuramo kuwa kabiri saa 2 mu gitondo. Kuwa gatatu barangize kuri mukuramo nibagize undi muti bamuha, barambwiye bati nta kibazo, umwana bwibuye rimuvuyemo, nta kibazo nyine. Baranaritwima banga kuri duha, bararitwereka ariko ntibariduha. Noneho kubera icyizere cyo kwa muganga cyo kuvuga ngo muganga yakoze ibi, kandi n'ikindi nta n'ikindi kintu nari nirengezeho, numvaga yuko kwa muganga Shasika ari byo bitaro bikomeye bihari. Nari nabwo ngira ngo ubuzima bwanjye niho twe dushoboye kwisikira. Twaragiye icyumweru kindi kuwa gatandatu, icyo gihe bari mu kwimara kuwa gatatu. Kuwa gatandatu ngiye ndagenda nisira kuri lisiti yo kujya gushima. Ku cyumweru ngiye gushima barahamagara, igihe ngiye guhaguruka undi muntu, ngiye kongera guhaguruka ijwi rambwira ngo wowe tuzi uceceke, ngo ntabwo ari ishimwe ryawe. Ntabwo ari ishimwe ryawe, ngo ntabwo ari ishimwe ryawe ririyo. Ndatuza. Noneho byagiye kugera kwa gatatu w'ikindi umwana yarembye. Ubwo umwana musubiza kwa muganga kuri centre de santé, bamereza transfer ngiye kwa muganga, bamaye ibitaro. Umwana bibaye ibindi birakomeye, ariko nyigira mu bitaro. Ubwo kuwa mbere umwana ataramira ibuye, umwana yari yanegetse kujya mu masengesho, nyajyamo ndayakora. Kuwa kabiri amize ibuye. Kuwa gatatu w'ikindi cyumweru araremba. Nsubiyeyo umwana bamusira mu bitaro. Bamusize mu bitaro, noneho mfatwa n'umwuka wo kubwiriza. Ndabwiriza ngo mama, mbabwira kwihangana, mbabwira imva. Kuntu umwuka w'Imana wamanukaga niko navugaga. Mama bakogatoya, mama Rukundo, nukubera yuko umwana wari muzima. Dore abandi bafite za serumu mu mutwe, dore abandi bagize bati uri yari warabivuga kuri, yavuga twihangana ibiki byose, kuko umwana wari muzima. Kumba babo nibo bazima, ahubwo wanjye barareba aho uzingiye hejuru, ahubwo mu nda ibihaha niwe wo gupfa. Nkababwira ya utubona dutwita tukabona tubyara, ntabwo tuba tuzi icyo tuzabyara. Umuntu yishimira inda atazi kirimo, wishima ubonye umwana amaze kugera ku gasozi, ntabwo ubuzi ko icyo azaba cyuna, nubwo ubuzi iki byose uguma ubishima gusa ubibonye. Ubwo rero icyaba cyose Imana niyo ikiza. Byateye kabiri umwana barapfuye, ariko noneho tekereza imazine n'uwawe wakuye mu nda, umurambura aho ngaho, ukabwira abantu ngo nimutuze mbasengera umugisha. Bene data, icyo kintu murumva cyoroshye? Narababwiye batuze, baratuza, ndabasengera umugisha. Mbasengera umugisha, mbasengera amagambo yose Imana yansiragamo, birarangira. Ngiye guterura umurambo, abamama barawuterura bangeza modoka ndigendera. Ngeze mu nzira ijwi rirambwira ngo rero, ubwo nahamagaye papa abana yarampamagaye ambaza umwana ko ameze, igihe mubwira ko yapfuye. Iwe yasariye iyo ngiyo, ngiye kandi Imana yamaye kwihangana. Ngeze mu nzira numva ijwi rirambwira ngo rero, dore mu rugo nta muntu n'umwe uriyo, nta muntu wagufata mu mugongo, nta muntu waguhoreza abana. Aba bana nugerayo bakaza bagusanganira, ubabwire yuko Rukundo yagiye mu ijuru atapfuye. Nubabwira izina gupfa baragira ubwoba, ariko nubabwira yuko yagiye mu ijuru barahita, kuko basenga, bazi ibyo gusenga, nyine n'abatoze cyane gusenga, barahita bagira ibyiringiro, ntabwo bari gusarane. Kuko nibarira nawe ukarira, urasara kandi wirukanka ku musozi.
ko umwana wanjye ari umwana mwiza cyane. N'abandi bose babyibazeho bibakura umutima ko buri muntu wese yajya agatekereza ati ubu ngubu ameze ate, runaka ameze ate. Ariko narahageze abana baze bansanganira, baze umukuru kubisa amaso ati inoya inirataruna mutuze rukundo yagiye mu ijuru, muzajya mu ijuru, tuzajya mu ijuru. Noneho rero niba muzajya mu ijuru, rukundo nawe yagiye mu ijuru kandi muzamusangayo, muceceke mutuze. Abana baraceceka. Ubwo abaturanyi bose batangira kuza. Iryo joro naraye handayeho nk'abaturanyi babiri. Barangize mu gitondo nyine abantu baguma baza bambaza gushingura n'ibyari biki, ntabwo ntabwo mbizi kuko twari mu buzima bubi budashobora no kwishingurira umuntu. Noneho abana twari duturanye, Peter Epmache n'abandi na musaza wanjye umwe adatacu ba ku Gisenyi, ubwo nawe nari namuhamagaye bazi. Ubwo babana b'abaturanyi ibo baragiye nkuko abaturanyi bambazaga, biragenda bite? Mwabwira ntabwo mbizi, ngo reka tugende turagaruka, reka tugende turagaruka, reka tugende turagaruka. Umva, bategereze yuko bari ubeho mu mudugudu ka gasanduka ko kujya gutabara, ntidutabare. Ariko Imana yandinze icyo gisuzuguriro. Burya ngo tujye dushima Imana mu bintu mu byiza, tujye dushima Imana. Babana Imana yabakoreyemo babasore bagenda iremera, bagura imva, bagura isanduka, bakora ibintu byose, bagura udushuka, baraza. Ise umwana yagiye kuhagera, n'ubundi nta nicyo yarazanye, ariko yagiye kuhagera barangiza gutegura ibintu byo gushingura. Icyo gihe twaragiye turashingura. Ibyo nabyo binyuraho. Ubwo buba ari ubuzima bwanjye bugenda bukomera, Imana inkomeza. Ariko noneho uko bimeze bityo, abajyaga baza kumbwira komera, ahubwo nkababwira mukomere, nkababwira ijambo ry'Imana riri muri jye. Iki byose mu gushingura umwana mvuga ijambo ry'Imana yamaye, ndivugira aho ngaho ku kikumva bashingura, muvugira amateka nkuko yari ameze, ibintu byose ndabirangiza. Ariko noneho nkomeza ubuzima. 2008 dukomeza ubuzima. Ubwo icyo gihe nari narabwiye Imana, rero Mana, muri karitsiye n'abamwariyemo, muri karitsiye nasonzeyemo, Mana ndakwinze kugira ngo uzahindure amateka yanjye. Mama ku Mana, intumbero yanjye mbese numbera Imana pe, numbera Imana. Abantu bose banyita umusazi ku Mana, ko buri kintu cyose navugaga Imana, buri kintu cyose nakoraga buri muntu wese ibyabaga bindimo ntabwo nabisaga umuntu. Kandi kugeza uyu munsi icyo nifuza muri jewe nuko nyifuriza nundi. Niba mvuga ni reka kureba hirya, reka kureba hino, ahubwo utumbera Imana, mba numva nk'ukuntu umeze nawe ariko ugomba kumera, mba numva ikindi mu ntacyo gushiramo. Ubwo icyo gihe 2008 2007 mbyara umwana wakurikiraga uwapfuye. 2008 mu kwezi kwa 12 mbyara undi mwana. Ariko nkuko nabwiraga Imana, Mana rero ndagusaba kugira ngo uzahindure amateka yanjye. Muri ikaritsiye abantu batansuhuzaga, ikaritsiye natoraguyemo amakara, ikaritsiye nasonzemo, ikaritsiye nari ndi muri guhwera bandeba. Mana ndakwinginze, niba uri Imana ihindura amateka, ndakwinze kugira ngo uzampindurire amateka muri ikaritsiye. Imana ikintu cya mbere yabanze kumindurira nicyo cyo gusoma Bibiliya, menya gusoma. Noneho mu gusoma Bibiliya bima ahubwo no gusoma nanjye nyine mbisiraho umwete, ngenda menya no gusoma n'ibyo abandi banditse, menya no kwandika, menya no kwandikira n'abandi. Nukugeza uyu munsi nakubwiye ngo nanyuze mu buzima bucye cyangwa ntago nize, ntago wabimenya. Uranyandikira nkakwandikira, za WhatsApp uziziye barandika nanjye nkandika, barasoma. Yewe sinibyo gusa, n'iby'icyongereza yo binyuze nko kuri televiziyo y'amatangazo nanjye ndayasoma, ibyo nshoboye ndabisoma. Usibye kubivuga ngo ndudubize icyongereza, ariko ntago umuntu ashobora kwicara. Burya Imana yagusizemo ikintu ikigushyiramo, ntago igufungurira inzira imwe gusa. Umuntu ashobora kuba araho na mugenzi we bavuga icyongereza, nanjye nkabasubiza mu Kinyarwanda kuko mba numva ibyo bavuga. Iyo nagusobanuriye ngo nkubwire, ubuzi yuko yenda ari ukwirengagiza cyangwa ari ukwanga kuvuga ururimi, ariko kubyumva ndabyumva neza cyane, ndetse n'ibindi ndabivuga kuko nta kintu na kimwe gihari hano gishobora kuba kiranga nazi izina ryacyo. Ndabimenya, ndabizi, kandi nzi noneho ku ntumbero mfite. Umva,
byose nzabikora neza, kandi umwasigara ahubwo nkuko nguma kuvuganya ikinyarwanda hano kuri TV, ari nako nshaka kuzavuga n'ururimi rw'icyongereza, kuko niba bindimo kandi nkaba mbisoma nkaba mbyumva, nuko bivuga noneho bizashoboka neza. Nzi ko Imana ari Imana ikura ku cyavu kicyanya n'ibikomangoma. Iryo jambo nararikunze cyane, nasanze ari byo koko, nasanze ari byo. Icyo gihe nabwiye Imana, rero Mana hindura amateka yanjye muri karitsiye, nkajya mbibwira Imana. Ikintu cya kabiri Imana yongeye kunkorera, Imana yankuye kuri bya biro 30 na 6 cyangwa se na 4 cyangwa se na 5 iyo byabaga ari byinshi. Imana yampaye umubyibuho, ndabyibuha hariya mu Nyakabanda. Abantu bose basigara bibaza, ndabyibuha abantu bose basigara bansengera ngo ingabanuke. Napimaga ibiro byinshi, ubu ngubu n'ubu ndashima Imana ko ukomeza ukunguku nta kibazo. Ubu naragabanutse, Imana yangiriye neza. Aho kugira ngo ukomeze utumbagira ubyibuha, ahubwo wanagabanuka, ko iyo nkomeza gutumbagira mbyibuha nagaturitse ngira ngo sinzi. Umuntu wapimaga ibiro 95, Imana yo yaguhaye, umva iguha byose. Aho hantu twahimutse Imana yarahinduye amateka. Imana yaraduhaye imodoka, kandi imodoka ikuye mu nzozi. Imana irambwira, yatwaraga imodoka y'umugabo Asuma. Umugabo arambwira ati ujye ukora, ngiye gufunguriza konte muri ari harari, yifungure tujye tunyuza amafaranga yanjye n'ayawe tukuguriza imodoka. Bukeye arabikora. Bukeye Imana irangenderera, irambwira ngo iriya modoka ntabwo ariyo muzagura imodoka y'umweru kandi isaze, nizababera umugisha. Ndangize koko ndabimubwira, arahakana. Ariko byaranangaze ku modoka yavuye Dubai bwa mbere, umugabo Sande niwe wayitwayeho, ayikoraho ubushoferi, arangiza ayihaye abandi bayica nabi, ahubwo noneho ayimuguza nk'umugurisa scrap. Arangize icyo gihe akubitana n'akazi ko kubaka hariya ku Nyange, uruganda hari kuri uriya ruganda rw'Inyange. Umuntu amuhama akazi, ukuntu yamenaga ibikoresho, akuramo ibikoresho bizima, akuramo amafaranga, akoresha ya modoka bayitwara mu gasyata, barayibaga neza, bayihindura na moteri yari ifite vitesse 5, bayihindura ya vitesse 6. Ibi modoka nshya yayikuye mu igaraje bamuha miliyoni 12. Imodoka itubera umugisha, abana bariga, imodoka itubera umugisha. Mbese Imana niyo ibizi ejo hawe hazaza. Ariko ubwo aho ngaho intego yanjye ari ugukorera Imana. Ivuga butumwa rimbamo, ntangira kuvuga ubutumwa, ikavuga twimukirayo 2010, ntangira kuvuga ubutumwa hariya mu isoko, mvuga ubutumwa hariya mu muhanda, mvuga ubutumwa muri jewe, nagenda mu modoka nkavuga ubutumwa. Mbese Imana iragenda inyuzuzamo ivuga ubutumwa, kuko jewe umuhamagaro wanjye ntabwo wabaye w'iyindi business. Amafaranga ni meza, ndayakunda, ni umugisha, ariko nta zindi business nigeze nkora. Nani business ivuga butumwa ngo ndabikora mwivuga butumwa wenda ngo ndakora mu business oya. Gusa jewe inyungu yanjye, icyo nkunda nicyo nifuza, ni ukubona umuntu tuvuze ikintu cyo kuvuga Imana akayemera, ikamugirira neza. Nahura n'urubyiruko naruganiriza uko ruri, uko yagendaga, nareba hari igihindutse, mwumva muri je mfite umunezero. Icyo gihe ibiro byanjye biriyongera bikaba byinshi cyane. Abamama nkabegera, kuko nkunda kwegera abamama. Hari abamama bari mu buzima nk'ubwo nari ndimo. Abo bamama ndabakunda kubegera, nkumva ni byiza, nkumva bavayo, kuko hari abantu batekereza bati ibintu ni by'abandi. Oya, ibintu biri mu isi, Imana iravuga ngo ibiri mu isi n'ibiyuzemo byose ni by'Uwiteka, kandi Imana igabira uwishatse. Oya, Imana ihindura amateka. Imana yo yamaze kugukoropamo ubuswa, ikamara kugukoropamo ibintu by'ubwihebe, ikamara kugukoropamo ibintu byo kuvuga ubukene ni bujye hirya, wowe wikwita ku bukene, ahubwo gira intumbero yo kunyizera. Umva, warya akantu gakeya ariko wizera Imana, wuva ukomeye. Imana itanga ubwenge, Imana itanga inama iguhaye ukazigira abandi. Imana iguhaye uzigira bize. Imana yo yaguhagurukize, uhagararana aho uwize aho atahagarara. Kwiga ni byiza, ndanabikunda. N'abana banjye ndashima Imana yuko biga. Imana yabahaye abasponsa mu buzima bwabo, Imana bashyigikira, bariga.
urumva. Yego nibwo habaho ibihe bikomeye, ariko ni nk'iby'abandi banyarwanda. Uyu munsi hari ubuzima ngenda nsangira n'abandi kuko ari rusange rw'abantu bose, ariko ndashima Imana ko ari Imana ihindura amateka. Imana yacu ni Imana ikomeye, ni Imana y'agakiza, ni Imana ihambaye. Mbese sinzi icyo navuga Imana, kuva icyo gihe intumbero yanjye 2011 aho ngaho ni umuhamagaro noneho wo kunyinjiza mu gukorera Imana neza, kuyikorera nyabyo by'ubushumba. Imana itangira kuvugana nanjye byinshi, ivugana nanjye ku giti cyanjye, ivugana n'abakozi b'Imana. Nagera ahantu Imana ikababwira, nagera ahantu Imana ikabatuma. Ubwo nanjye nari mfite ubwoba bukomeye, naritinyaga nkavuga ngo nanjye nari meze nka Gideyoni ati nanjye ati jyewe nabasha gukora iki? Nakiza Abisirayeli, jyewe uvuka mu muryango woroheze kandi ikindi ndi umuhererezi, ubuse navuga iki? Abisirayeli n'abakirisi iki? Ariko Gideyoni Imana yamubwiye iti genda nijye ubivuze. Ati bwari wowe ubivuze, reka mbikore. Imana igusezeranyiriza ikintu iragikora. Mu 2013 aho ngaho rwose niho natangiriye kwiyumvamo ikintu n'iki, kwisobanukirwa n'iki, umuhamagaro n'uwuhe, uwo ndi mu n'iki. Ubwo mwumva misemo neza kumva yuko mfite umuhamagaro wo gukorera Imana mwivuga butumwa. Nkomeza gukorera Imana, Masaka abana nkabegera, urubyiruko nkarwegera, abamama nkabegera. Mbese impano y'ubushumba imanuka hityo nkorera Imana. None uyu munsi ndi muri Abaho Church, ndakorera Imana, pasiteri, mfite abapasiteri bankuriye, ariko ndashima Imana yuko inshoboza kugenda neza mu kuyikorera. Shima Imana yuko ndi kumwe nayo kandi nzi ko itazanererana. Yahinduye ubuzima bwanjye bikomeye. Ndifuza Imana yahinduye ubuzima bwanjye, nawe kariko igomba kuguhindurira ubuzima. Imana ihindura amateka, Imana igusubiza ijambo, Imana iguha ijambo batarigeze bariguha, Imana igukura inyuma ikagusira imbere, Imana igukuraho igisuzuguriro. Iyo Mana yacu ni Imana ihambaye. Hano mu ijambo ry'Imana mu Baroma 13 umurongo wa 11, umutwe w'ijambo haravuga ngo kuba maso. Amena. Imana yacu ihimbazwe. Kuba maso, iri ni ijambo ry'Imana ribivuze, ntabwo ari ryo urivuze. Ariko kuba maso, nuba maso mwene data, Imana izakubera maso. Nuba maso mu rugo rwawe, Imana izakurinda gusenya. Nuba maso mu kazi kawe, Imana izagushyigikira. Imana izagushyigikira. Nuba maso muri komite y'urimo iyo ari yo yose nziza, Imana izabana nawe. Imana izaguha umugisha. Imana izagukomeza muri iki gihugu ndetse no mu bihugu byo hanze. Uzaba icyitegererezo, uzaba umunyu w'isi, uzaba umucyo, uzifuzwa, uzaba ukwifuzwa. Buri munsi nsaba Imana kugira ngo Imana inyambike imbaraga z'ubudahangarwa, kandi nsaba Imana kugira ngo isuke amavuta y'igikundiro. Nahangaho nicyaye bene data, ntabwo narizweho ko nahagera. Nanjye ntabwo nigeze nabitegura cyane, mbese byari kure kuri jye, ariko nabonye bingwiraho gusa. Mbona umuntu arabinsabye gusa, arambwira ati ndagukeneye rwose, ndakubonamo iki. Ntabwo yari azi ubuhamya bwanjye. Hari byinshi cyane navuga,
hari byinshi cyane navuga by'ubuzima bwanjye. Benshi baranzi naho mvugira ahangaha, nzi neza bazagenda bareba iyi nkuru, nzi neza bazagenda bareba ubuhamya, nzi neza bazareba uwo jewe gusa kundeba. Niyo utakumva ibyo mvuze uzi ukarebaho n'icyaye hano, nzi neza ko uzavuga byinshi, kuko ndabizi benshi ko mubizi, kandi abenshi ndabizi murankunda. nibwo wenda nta muntu ukundwa na bose, ariko nzi ko n'ubuhamya njyewe nyine guhagararanya ukambona amagaze, nzi ko mumbonamo ubuhamya, kuko ubuhamya bwanjye ahari sinabasa no kubuvuga, kuko abenshi murabuzi kundusha, kuko njya numva kenshi abantu benshi cyane aribo banangira ubuhamya, aribo bamvugira ubuhamya. Nanjye ibi byo kuvuga ubu buhamya nabikomezwe n'abandi kubera kumva yuko bavuga ubuhamya bwanjye. Numvaga ari ubuhamya bwanjye igihe nyine umutima wanjye numvaga mbizi cyane, ariko numvaga yuko nta wundi ubireba, ariko nari urwandiko rusomwa na bose. Ndasaba Imana rero kunkomeza, ikankomereza imbere yayo, kandi namwe ikabakomeza imbere yayo. Imana ikomeze kubafasha, Imana ikomeze gushyigikira iyi TV iyobokamana, Imana ikomeze kubagirira neza, Imana ikomeze kubaha imbaraga, Imana ikomeze kubaha ihishurirwa, kuko Imana ni Imana nziza. Intumbero yacu reka dutumbere Uwiteka Imana. Imana niyo byose, Imana ifite byose, ngo ibiri mu isi n'ibiyuzuyemo byose ni by'Uwiteka. Imana ifite ubukire, Imana ifite amashuri, Imana ifite amahoro, Imana ifite ibyishimo, Imana ifite byose. Ikiruta byose ifite ubugingo. Ndabwira abakobwa n'abahungu kugira ngo muve mu mwijima, mureke gutwarwa n'imbaraga z'abadayimoni, ahubwo mugarukire Imana, ngo nimuyigarukira nayo izabagarukira. Ndabwira abapapa b'uyu munsi, mureke gukorwa n'isoni, mureke gutinya guhamiriza Imana. Nutinya guhamiriza Imana, ngo nutinya guhamiriza Umwami Yesu, nawe azatinya kuguhamiriza imbere ya Data wa twese uri mu ijuru. Reka duhamirize Imana, tuvuge ibyo yadukoreye, tuvuge ibyo aho yadukuye, tuvuge ko ari Imana ikura ku cyaro, kandi koko bigaragara. Turaceceka tukabyorosa, tukanga gukorwa n'isoni. Oya, njye ntabwo binera isoni kuvuga ibyo Imana yankoreye. Hari n'ibindi byinshi cyane Imana yagiye ikora, ariko tubaye tubashimiye kudutega amatwi mukatwumva. Imana ibaha umugisha, n'ibindi bizaza tuzabibagezaho. Murakoze.